Imana iravuga ngo twubake ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi Yesu Kristo ahinduke ibuye rikomeza imfuruka. Ibi bishatse kuvuga ko ibyo dukora byose mu iyobokamana mu bintu bigendanye n'impano n'umuhamagaro tugomba kwigira ku ntumwa ndetse n'abahanuzi. Ntabwo tugomba gukora ibitandukanye n'ibyo bakoze, tugomba kubigiraho bakaduhindukira icyitegererezo. Uyu rero witwa Pawulo yari intumwa, niwe wageze ku rwego aravuga ngo mutware izi ntwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ababwira intwaro nyinshi, ariko ageze ku ntwaro ikorotira ya nyuma isoza, arabwira ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga ndetse no kwinginga. Turimo turaganira inyigisho ivuga ngo gusenga ay'uburyo bwose, gusenga ay'uburyo bwose, aho tuje mu gice cya gatandatu, aho tugiye gukomeza muri bwa buryo bugera muri 12 twababwiye tuzabigisha, aho tugiye gukomeza n'uburyo bwa gatanu. Mu gice kiheruka cya gatanu twize uburyo bwa kane bwo gusenga y'uburyo bwose bwitwa amasengesho y'ibimenyetso n'imihango byera. N'amasengesho y'ibimenyetso n'imihango byera niyo twize. Uyu munsi rero tugiye gukomeza n'ubundi turebe n'ubundi buryo bwo guhinduramo isengesho mu gihe waba usenga ukabona nta mpinduka, ukabona nta kigenda. Ushobora kuvuga uti woke birashoboka cyane ko uburyo nari ndimo nkoresha bwanze, abademoni babusuzuguye, se reka mpindura uburyo nkoresha ubundi buryo. Ahari nta wamenya ibintu byari byaranze bishobora kwemera. Ni munyemerero ntatinze mbaho umwanya mukurikira ijambo ry'Imana, mwumve kino gice cya gatandatu, umenye uburyo bwa gatanu ushobora guhinduramo isengesho mu gihe byaba byanze, maze ukabona igitangaza cy'Imana ku buzima bwawe. Mufata akanya mukurikire ijambo. Umugoroba TV, ijoro rirakuze burenda gucya. Iki ni igihe cyo gukanguka. Dukanguke. Amahoro y'Imana n'abane namwe bakunzi bacu. Umwami wacu Yesu Kristo twizeye tukamwiringira, nabampera umugisha. Mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Turabakunda cyane. Bahaye ikaze. Ni Alfred Misago, umwigisha w'ubutumwa bwiza. Mumeze mute? Yesu Kristo akomeje kubishimira no kubana namwe. Reka tubashimire mwese mukomeza kubitwereka ko mubana natwe kuri iyi miyoboro y'ubutumwa bwiza. Umwami Yesu nabaha umugisha. Mwebwe mwamaze gukora subscribe, reka tubasabire umugisha. Ariko nawe utarayikora, ni umwanya mwiza wo kuyikora, ntacyo bitwaye. Ahangaha ni mu ishuri, ahangaha ni mu rusengero rwera, ahangaha ni mu materaniro. Igihe cyose wahisanga nta gihombo wahagirira, ahubwo wahabonera inyungu. Turakomeje rero no gusenga ay'uburyo bwose, mu buryo bwose bwo gusenga ndetse no kwinginga. Iki ni igice cya gatandatu tugezeho. Ni muri ya nyigisho yacu gusengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga, aho turi kwiga uburyo bugera muri 12 bwo guhinduramo isengesho mu gihe uburyo bumwe bwaba bwanze, ukaba wahindura ugakoresha n'ubundi buryo. Muranyemerera rero dusenga Imana. Nitumara gusenga Imana dukomeze na kino gice cya gatandatu, aho tugaruka ku buryo bwa gatanu ushobora guhinduramo isengesho mu gihe waba ubona ko byanze. Mana nziza, Mana nkuru, Mana ikiranuka, umuremyi w'ijuru n'isi, bwugamo bwacu, gakiza kacu, gihome kidukingira ku manywa ndetse na nijoro, ndagushimiye. Ijambo ryo ni rizima kandi ni iryera, ni iry'imbaraga. Ushimye ko twongera kuboneka kuri izi kamera kugira ngo turivuge. Mana umugisha n'abagiye kumva, imbabazi zawe zibane natwe. Ntaba ari twe tugaragara Kristo, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Korera byose kwesha icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cyaho cya 11 umurongo waho wa mbere. Duhere ku murongo wa mbere. Abaheburayo igice k'11. Kwizera ni ukumenya rwose, kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamywa neza nuko bari bafite kwizera. Umurongo waho wa gatandatu uravuga ngo
ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Uwizera Imana akwiye kwizera ko Imana iriho, kandi muri uko kuba iriho ikagororera abayishaka. Twigiye imbere gatoya muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 5 haravuga ngo ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze kwizera, abisabe Imana iha abantu bose itimana. Ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusaba Imana iha abantu bose itimana itishama, kandi azabuhabwa. Ariko rero asabe yizeye ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanywa. Umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Umwami Imana, kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Umeze gutyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Umwami Imana, kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Reka dusubikire muri Yuda, urwandiko rutoya rwa Yuda rufite igice kimwe, dusome umurongo waho wa 5. Muri icyo gice kimwe rufite n'urwandiko rwa Yuda rufite igice kimwe, aho tugiye gusoma umurongo waho wa 5. Haragira hati: ndashaka kubibutsa nubwo byose hari ubundi mwigeze kubimenya, yuko Umwami Imana imaze gukirisha ubwoko bw'Abisiraheli kubakura mu gihugu cya Egiputa, hanyuma irimbura abatizera. Ngibi byanditswe tugiye kwifashisha tuganira ijambo ry'Imana, aho tugiye kurebera hamwe uburyo bwa 5 bw'isengesho ushobora gusenga mu gihe ayo waba wari umaze iminsi usenga waba ubona ko bitarimo birakunda. Uyu munsi turi bwige isengesho ryitwa gusengana kwizera, gusenga ufite kwizera. Ndagira mu nkurikire muraza kusanga gushidikanya cyangwa kutizera, cyangwa icyo bamwe bita kwizera guke, muraza gusanga ari inkomoko, ari n'umuzi, ari nyirabayazana, ari kimwe mu bintu byihishe inyuma yo kuba abantu benshi amasengesho yabo basenga atumvira. Abantu benshi baba mu buzima bwo kuvuga ngo reka mfe kujyayo, reka mfe kujya gusenga, reka mfe kubwira Imana ntawamenya, wabona hari ikikoze ntawamenya. Reka ndagira ngo wowe wasenganaga gushidikanya umenye ko bishoboka cyane rwose ko yaba ariyo mpamvu cyangwa rimwe mu mpamvu yaba yaratumye gusenga kwawe kutumvikana imbere y'Imana. Kutizera uretse no kuba umuntu yabizira ntiyumvirwe, ni n'icyaha gikomeye kiremereye. Bibiliya iratubwiye ngo umuntu utizera ntabwo bishoboka ko anezeza Imana. Utizera ntibishoboka ko anezeza Imana, kuko uwegera Imana akwiye kwizera ko Imana iriho kandi ikagororera abantu bayishaka. Inshuti zanjye, ndagira ngo turenge urwego rwo kubaho mu buzima bushidikanya, twinjire mu rwego tuba abantu bizera. Muri Yakobo hatubwiye iki? Haratubwiye ngo niba hari umuntu ubuze ubwenge, bakoresheje ubwenge kuko nibwo buhenze kuruta ibindi byose. Bibiliya iravuga ngo burusha amazahabu y'agaciro, buruta ibintu byinshi. Kuko umuntu afite ibintu byinshi ariko akabura ubwenge, byamuhwanira n'ubusa. Bakoresheje rero igihenze. Ngira ngo murabizi ko no mu gihe Salomo yasabaga Imana, icyifuzo yayihaye cyari cyo kwisaba ubwenge. Ubwenge rero burahenze, nta kintu wahwanya n'ubwenge, niko birivuga. Niba hari umuntu ubuze icyo kintu cy'agaciro, bakoresheje icy'agaciro kugira ngo wumve ko noneho ikiri munsi y'icyo cyo byoroshye kurutaho. Niba icy'agaciro umuntu ashobora kugisaba Imana afite kwizera, Imana ikakimuha.
noneho cya kindi kiri munsi y'icyo byo bizagenda bite? Ni ukuvuga ngo biroroshye cyane. Akaba abuze ubwenge, nabusaba Imana itimana itishama itagira ubugugu izabumuha. Ariko bashyiraho kondisiyo ivuga ngo ariko rero asabe yizeye ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ushushubikanywa. Umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Umwami Imana, kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Umuntu umeze gutyo, umuntu uri mu buzima bwo gushidikanya, umuntu uri gusenga ariko akumva ntibyakunda, we ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Umwami Imana, kuko ameze nk'umuraba wo mu nyanja ushushubikanywa. Umeze gutyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Umwami Imana. Kuri Kristo nta muntu ujya imbere ye, nta muntu ujya imbere y'Imana avuga ngo niba mwabibasha, niba mwabishobora. Hari umugabo umwe wigeze umuzanira umwana utewe na dayimoni, aramubwira ngo niba wabishobora wamunkiriza. Yesu aramubwira ngo uvuze niba mbishobora, byose bishobokera uwizeye. Dushobora kuvuga gutya, umuntu akibaza ati se ngiye ko nasenze ntanabihagazeho nkabona birakunze, reka aha tugendane. Ni ryari umuntu yumvirwa kandi adafite kwizera? Ni ryari umuntu yumvirwa kandi adafite kwizera? Ni igihe Imana yubahisha izina ryayo cyane cyane isohoza icyo yavuze. Sinzi niba aka kantu mukumvise. Ni igihe Imana yubahisha izina ryayo cyane cyane isohoza icyo yavuze. Hano mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 11 n'uwa 12 na 13 haravuga ngo nitwihanganana nawe tuzimana nawe, nitumwihakana nawe azatwihakana. Ariko Bibiliya iravuga ngo nubwo twe tutizera, uwo ngo ahora ari uwo kwizerwa kuko atabasha kwivuguruza. Ngo nubwo twe tutizera, we ngo ahora ari uwo kwizerwa kuko atabasha kwivuguruza. Kuki? Kuri cya kindi yavuze, kimwe yagambiriye ko azagikora, akavuga ngo ndirahiye ndi Uwiteka nzabigirira izina ryanjye. Hano biba bisobanuye ngo ubishyikire ntubishyikire yizabikora. Icyakora usigara ufite ibimwaro by'uko utari warigeze ubishyikira unabyakira wumva ko Imana yakora. Ndabaha urugero nko kuri Aburahamu. Aburahamu Imana yamubwiye ko izamuha urubyaro, mubwira ko izamuha urubyaro, abaho arategereza. Igihe kiza kugera, muri bo hazamo gushidikanya. Hajemo gushidikanya, Sara aramubwira ati rega ndabona ntaki bitagikunze, wafata uyu muja wanjye mukabana mukaryamana mukamubyaraho umwana, akatubyarira umwana agakurira hano imbere yacu. Bibiliya iravuga ngo aramwumvira. Imana muri bwa bumana bwayo bw'icyo yavuze itajya yivuguruza no kubahisha izina ryayo, iri kosa bakoze kwa Aburahamu ntabwo Imana yaryitayeho ngo ireke kubaha umwana. Yabikoreye kwiyubahishira mubaha hejuru yuko bagize gushidikanyamo, ariko nabo bibagiraho ingaruka yuko habayeho, byatumye habaho amashyanga birahanganye hagati ya Ishimayeli ndetse na Isaka, urubyaro rukomoka kuri Ishimayeli ndetse na Isaka. Na bugingo n'ubu ngubu izi ntambara zose mubona zihanganishije Abarabu ndetse n'Abayahudi, inshuro nyinshi zigenda zikomoka kuri ubu kuba kuri aya mashyanga agera kuri 2 yabayeho mu gihe Aburahamu yacaga mu isezerano gatoya. Hano birasobanura ngo kuki Imana yavuze nacyo byakabaye byiza umuntu agitegereje afite kwizera, kuko iyo umuntu atizeye nacyo atakizeye, nibyo Imana ishobora kubisohoza, ariko bikagira ingaruka ku muntu, akabirya nabi,
ntabyishimire nk'uko ari kubyishimira, ntabinezererwa nk'uko ari kubinezererwa, akabiryana amarira, akabiryana umubabaro, kuko atigeze yizera ko cya kintu Imana ivuze kizasohora. Niyo mpamvu mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 45 havuga ngo hahirwa uwizera ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana byose bizasohora. Kuko Imana iyo ibisohoje utarabyizeye, hari ubwo bikugiraho ingaruka, hari ubwo bikugiraho ingaruka. Inshuro nyinshi Imana ivuga ibyo izakora, akenshi uba usanga birenze ubwenge bwacu, uba usanga birenze uko tubitekereza, uba usanga birenze uko twebwe akenshi ntitubishyikira, ntabwo tubishyikira. Ubundi se wowe urinde wowe wo gushyikira ibyo Imana ivuga? Niba utabishyikira ntibivuze ko wabipinga, wowe ni worohe. Imana ishobora kukubwira ko uzatwara indege uri gusunika ingorofani, kwirirwa ujya mu mibare myinshi ngo byacenge uri gusunika ingorofani ngo uzatwara indege gute, ibyo ntibikureba. Wowe ntuzi inzira Imana izacamo. Kukubwira ko uzagira inzu ya etaje 12 uri mu kanegisi, kwirirwa ujya mu mibare, imibare yihorere, Imana ntawe uyicira inzira, gize uko izabigenza. Kukubwira ko uzazenguruka amahanga utaranize, utanafite na segonderi, ukajya mu mibare myinshi ngo byaca hehe ngewe kwa runaka, ibyo ntibikureba, ceceka. Ibyo Imana ivuga iyo itanga amasezerano ku bwoko bwayo, inshuro nyinshi abarenze ibyo abantu bibwira. Imana yavuze ngo rega ibyo nibwira bihabanye cyane n'ibyo mwibwira, inzira zanjye zihabanye n'izanyu. Ntabwo wowe si ngombwa ngo Imana ivuge ibyo ushyikira, ariko kuba utabishyikira ntibivuze ko utabyemera. Wemere ko bizaba, ubu usigare gusa ureba inzira Imana izabicisha. Ku irembo ry'i Samariya mu gice cya 7 cy'igitabo cya 2 cy'Abami, umuhanuzi yarahanuye aravuga ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya ibyo kurya bizagura makeya, bigura igiciro cya make cyane. Bihuza nuko hari habonetse inzara yari yabazengereje kugera ku rwego abantu barya abana babo. Umutwaro umwami yegamiraga kubishyikira biramunanira, yongeraho n'urumwa rwo kuvuga. Ibintu niwumva utanabishyikira uzareke n'amagambo bazi, uzareke no kuvuga. Rimwe na rimwe ururimi ruzakora ku bantu, runabakoraho kandi. Arangije ntiyanabyigumene mu mutima. Suko ubuhanuzi bwa Elisa nta bandi bawupinze. Ntabwo ari uyu mutwaro umwami yegamiraga gusa wapinze buno buhanuzi, hari n'abandi babipinze ariko biguma mu mutima wabo, baricecekera. Kuko kubisohora ukabivuga bingana no kugumura abandi, ni nko guca intege abandi. Uri umutwaro umwami yegamira, niwe bakabaye bareberaho, ariko uragumuye, ngumuye abandi ngo nubwo amadirishya y'ijuru yakinguka ibyo Elisa avuze ntibizaba. Elisa arababara, amuvugaho ijambo rikomeye, aramubwira ngo Uwiteka aravuze ngo kubipinze utemeye ko bizaba ijambo ry'Uwiteka rizasohora, uzabirebesha amaso ariko ntabwo uzabirya. Ndimo amabwira nti bene uku gupinga akenshi ibintu Imana ivuze ntabwo kenshi bikuraho ko Imana ikora icyo yagambiriye, ariko bigira ingaruka ku muntu kuko atigeze abyemera. Byarabaye, Imana ikoresha inzira zayo zirenze n'abantu batatekerezaga, batanakekaga ko zabaho. Guca mu babembe bari barahejwe, babaga inyuma y'umudugudu, batahabwaga ijambo. Imana ibanyuzemo batera ubwoba urugerero rw'Abasiriya, ingabo z'Abasiriya zirahunga. Abisiraheli binjira muri rwa rugerero, ngo bamare kurwinjiramo bazana ibyo kurya. Ku irembo ry'i Samariya ibyo kurya bigura makeya nk'uko umuntu Imana yabivuze, ariko bimugiraho ingaruka, arapfa, abirebesha amaso ntiyabirya, kuko baramuhaye ngo abigabure. Mu kubigabanya abantu bamubyiganiraho, umwuka urahera kuko atigeze abyizera. Aha birasobanura ngo n'iby'Imana ivuze igusezeranije utayibisabye wowe ubwawe, biragusaba kubitegereza ufite kwizera. Marayika w'Imana yasanze Zakariya aho yari arimo aratamba. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 2:19, aramubwira ngo uziye kubyara, mugiye kubyara.
haravuga uti ibyo bintu byakunda gute? Marayika aramubwira ati ngiye nzakora icyo ngambiriye gukora, ariko ku mpamvu z'uko utabishyikiriye, utabyizeye ukabipinga, uragobwa ururimi kugeza igihe umwana azavukira. Zakariya aba mu buzima bwo kugobwa ururimi kugeza igihe umwana yavukiye, kuko atigeze yizera ijambo Imana ivugiye mu kanwa ka marayika. Hano rero nashakaga gufasha wa muntu uba uvuga ngo njye ko ntabyizeye biraba. Ni iby'Imana yari yavuze utabisabye. Ariko iyo bigeze ku bintu turi gusaba dukeneye Imana, zijya serivisi dukeneye ku Mana, ari nazo nyinshi tubayemo mu buzima bwa buri munsi, ndagira mbibutse ko ibyo dukeneye ku Mana nibyo byinshi, kuko uko dusenga tuba tuyisaba. Mana ndashaka ibi, Mana ndashaka kungirira gutya, Mana ndashaka kungirira gutya. Bene ibyo bintu tujya gushaka Imana tuyikeneye ngo ibidukorere idufashe tugirire gute. Bibiliya iratubwira ngo uwishaka Imana, uyisaba, ugira icyo akenera ku Mana, ayigisabe, agikenera afite kwizera, ari ntacyo ashidikanya. Kuko nashidikanya azabura byose nk'ingata imena. Nusenga usaba Imana kugukiza uburwayi ufite gushidikanya, uzikura naho wari uri, indwara izakomera. Nujya gusaba Imana kugukiza ubukene ufite gushidikanya, uzaba noneho umuhanya. Iyo ushidikanyije ubura byose, unamuka mu nzira zawe zose. Icyo ukeneye ku Mana rero biragusaba kugira ngo ugisabe ufite kwizera. Hindura uburyo bwo gusenga ntawamenya, sengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Mu byo ukoresha byose ni wige gusenga ufite kwizera. Kandi umuntu ufite kwizera niyo asenze Imana hakagira n'akamenyetso gatabona k'imirimo y'Imana, atangira gushima. Ntabwo aba mu buzima bwo kuvuga ngo wabona bizafiyaringa, wabona bitazakunda, wabona. Imana yabwiye uwitwereye ngo yarasenze ari gusaba Imana ko imuzanira imvura, ngo arasenga ngo afite kwizera, ngo ku nshuro ya 7 umugaragu wagiye kureba ngo abona ngo agacu, aramubwira ngo mbonye agacu kangana n'ikiganza, aramubwira uti bwira habo yihuta imvura iraguye. Ku muntu ufite kwizera Imana, niyo hari akamenyetso gato yabonye ko imirimo y'Imana ku byo yasengeraga, atangiza gahunda y'amashimwe, bigahinduka ikimenyetso cy'uko muri we hari harimo kwizera. Mu guhindura isengesho, reba niba utasenganaga gushidikanya, uhereye uyu munsi utangire usenge ufite kwizera. Nta kabuza, uwizera azabona Imana, uwizera azabona ineza y'Imana. Kwizera niko kuyoboye, kwizera nibyo biganza byakira iby'Imana, kwizera niyo sahani Imana ishyiriraho umuntu ibimutunga n'ibimubeshaho. Bibiliya muri hariya yatubwiye muri Yuda, hatubwiye ngo ndongera mbibibutse nubwo hari n'ikindi gihe nongeye kubibibutsa, yuko Imana imaze gukirisha Abisiraheli kubakuza mu Egiputa amaboko akomeye, hanyuma yaje kurimbura abatizera. Nyuma yarimbuye abatizera. Niko byagenze bageze hagati mu butayu, bari no gusatira kubusoza, ngo Mose yohereje ngo abatasi ngo bajye gutata igihugu barebe uko kimeze. Ngo baraza ngo bagarukana, ngo 10 rigarukana inkuru y'incamugongo, riravuga ngo igihugu twakibonye ni cyiza, ariko gifite abanaki twirebaga tukabona tumeze nk'inzige kuri bo. Ubwo rero ngo bazaturya nk'ibitsima, ngo nako ngo nta hantu twazabahinguka, ngo kuko ngo batwica. Imana irababara cyane. Ngo cyakora habonekamo abagabo 2, Kalebu na Yosuwa, ngo bazamura kwizera, baravuga ngo nibizo koko abo bagabo barahari, ariko Uwiteka natwishimira, igihugu tuzakirya, kandi abo banaki tuzabarya nk'abarya imitsima. Imana ibabazwa n'aba bantu batizeye. Imana iravuga ngo ku mpamvu z'uko mutanyizeye mwese muzashira mu butayu murimbuka. Niko byagenze. Yongereye ingano y'igihe bari kugenda ubutayu, kiri yikuba kiba kirekire, bapfira mu butayu
hagerayo abana hamwe na Karibu na Yosuwa. Byose byatewe n'iki? No kutizera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ni umukiza w'abantu bose, ariko cyane cyane w'abantu bizera. Ndakwinginga ngo niba usenga Imana, senga na kwizera. Ikuremo gushidikanya, shyira kwizera imbere, uhanga amaso ku Mana ariko wigirire icyizere. Imana yacu niyo kwizerwa kandi ihora ariyo kwizerwa. Reka dusubikire hano dusoreze kino gice cya gatandatu hano cy'inyigisho gusenga ay'uburyo bwose, aho twagarukaga ku isengesho rya gatanu ryitwa gusenga ufite kwizera. Mu gihe waba wari umaze igihe kinini usengana gushidikanya, wumva nta kizakunda, wumva bitakemera, noneho hindura, uhere uyu munsi uzamure kwizera, wumve ko ibyo ugiye gusaba Imana iri bubiguhe, wumve ko biri bushoboke, utangire unabyitegure nk'umuntu ugiye kubyakira. Reka dusenga n'Imana. We washidikanyaga, we wari ufite kwizera gukeya, we wumvaga bitashoboka, reka dusenga n'Imana, ubwire Imana izamure kwizera kwawe, kandi naho washidikanyije Imana ikubabarire mu izina rya Yesu. Mana nziza, turagushimiye ijambo ryo ni rizima kandi niryera ntabwo rihinduka. Ushimye ko ryongera guca muri twebwe rikatunyuramo kandi tukanaryumva. Ndagushimiye rero ko ijambo ryawe rimaze kuvugwa. Sengeye imitima y'abaryakiriye. Hari abumvise kwizera kwabo kwari gukeya, zamura kwizera muri bo. Hari abari bafite gushidikanya, bamarimo gushidikanya, uzuza ibyiringiro mu bwoko bwawe. Hereye kuri iyi tariki batangire basengane kwizera. Mu izina rya Yesu, imbabazi zawe zibe kuri bo kandi uburinzi bwawe bukomeze bubabeho, ntaba ari bo ahubwo izina ryo rikomeze rishyirwe hejuru, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amahoro ya Kristo abane namwe. Imana twizeye tukayiringira ibampera umugisha, mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Munyure kuri 07825247 mu gihe hari icyo mushaka kutubwira. Turabakunda cyane. Tuzasubire mu gice kizakurikiraho cya 7, aho tuzavuga uburyo bwa gatandatu bwo guhindura isengesho mu gihe waba ubona ko uburyo wakoreshaga bwaba bwanze. Shalom, mubane na Yesu.